Shalom, ndakuramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abe mu buzima bwawe. Ni umunsi wa 208 mu mwaka wa 2023. Imana iguteje indi ntambwe nshya. Nubwo ibikuzuye imbere bisa n'ibidashoboka, ntiwibagirwe ko uwera ari we ukuneshereza. Rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cy'8 umurongo wa 37. Yavuze ngo oya, ahubwo muri ibyo byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Muri ibyo byose ucamo, muri ibyo byose biri kukugora, muri ibyo byose biri kuzenguruka bigatuma wumva ubuze amahoro muri wowe, ayo magambo uri kuvugwa, urwo rwango wanzwe, ubwo bukene uri kubamo, ubwo buzima budafite igisubizo uri gucamo, uko kubura inshuti, uko kutagira umuntu wakwizera, uko gutotezwa amanywa nijoro, ntikugutera ubwoba. Nubwo wowe utabona inzira, nubwo wowe udafite icyo wakora, nubwo wowe bikuyobeye, nubwo wowe bikurenze, humura. Muri ibyo byose hari Kristo wanesheje, urushaho kutuneshereza, urushaho kuturwanirira. Ibyo yabiciyemo, ibyo yabinyuzemo mbere, kugira ngo ugeragezwa wese abashe kumuneshereza. Kuri uyu munsi ndagutangariza ngo akira umutima urangamiye kukunesherezwa na Kristo. Akira umutima utegereje kunesherezwa na Kristo. Akira ibitekerezo bihora bikuganiza ko Kristo aje kukuneshereza. Wera, turagushima kubw'uyu munsi, kubw'iyi ntambwe nshya, aya mahirwe yandi. Neshereza uyu mupapa, neshereza uyu mwana w'umukobwa, neshereza uyu musore, neshereza uyu mumama, neshereza aba bana bawe baremerewe bene aka kageni, mu izina rya Yesu Kristo, amen.